inyambo z'inyenkore nuko famiye ye ivuga ibigwigira iti burya korora sukuba mu nka niyo waba utuye i Kigali mama zirakize userukana inyambi Rwanda userukana ijambi Rwanda umurika inyambi imbere y'abanyarwanda wambutse inyambi Rwanda userukana ijambi Rwanda umurika inyambi imbere y'abanyarwanda. Nyiramuhari dore imbogo dore imvubu dore impara nge ntabwo nzaza ngo ndeka aka kazi Imana inyeretse nkate ngo ngiye kurega nimara kujya kurega mbere ku wa mbere njye kurega ngere ku wundi wa mbere nimba yari umushonji akumva ko kuba koze icyo gihangano cyanjye hari icyo biri bumugezeho nukuri nakigereho cyangwa ubyita ko bashaka kuzamukira ku izina ryawe nakigereho niyumva ari buri rizamukireho rizamukireho narizamukireho bigakunda rizamukire kuko ngewe nazamuwe n'Imana. Genda sabura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu bakurikira urugendo Runani TV muri mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese natwe tumeze neza cyane ni Sam Gakire ndi kumwe na Jerry n'ubundi turi muri rwa rugendo rwacu rukomeje umunsi ku munsi turi kumwe na Vava dore imbogo Vava Karami Yesa shimwe ahimbazwe cyane arya Yesa kuzwe basubiza ngo iki iteka ese Vava karimbo k'abakatolikuzi kandi arizo nzi nyinshi ahubwo izo nzi nyinshi ariko reka nze numve ko ako kazi komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani muri kumwe niba uhoraho ari amahoro yawe niba uhoraho ari ibyishimo byawe. It's okay wow urakoze nagira gutungure wowe ugeze uba mu Katolike nize mu kigo cy'abanyagatolika kandi naragikundaga cyane cyahehe ikacumbi nyine muri primaire ese niho wize ejo bundi Nyamasheke wakiriye perezida wa Repubulika ariko mana njyewe yaramamagaye mbabazi ninjo ati uzi ko perezida azazi wanyu ndumva birambabaje ndavuga ese ubwo ko mana ndare nambara ahubwo ati byarangiye ati kiretse yabaga wari wariteguye ati byarangiye n'igihe wageraho n'ubundi ntumubone n'ubundi zanzwe njyase mubone hari ubwo yaje ujyayo ntiwamubona hari ubwo yaje yari buze ahantu ngo bita kwa Mirenge twari turi Nyagatare tugiye bene wacu niyo ngo babaga baragiye guhinga nyine ngo mu ishyamba igabiro arateguza nyine ngo araza Nyagatare ngo ahantu bita kwa Mirenge tujyayo hari habaye umunsi umuganura bamurika inyambo z'inyenkore Kamugisha najyaga nkunda kuririmba akaririmbo hari narakoze ngo ndi buririmbire kavuga ngo iki ririmba akantu gato Kamugisha n'intore twabonye ku munsi w'umuganura ubwo twari dutaramye mu Kayange kwa Muzehe Mirenge yamuritse inyambo z'inyenkore nuko famiye ye ivuga ibigwigira iti burya korora sukuba mu nka niyo waba utuye i Kigali mama zirakize userukana inyambi Rwanda userukana ijambi Rwanda umurika inyambi imbere y'abanyarwanda wambutse inyambi Rwanda userukana ijambi Rwanda umurika inyambi imbere y'abanyarwanda. Wow iyo ndirimbo bayita nyine niyo
naririmba nahimbye ndi buririmbe kubera ko Kamugisha yari yamuritse nose ko uvuga Mirenge anubinyamasheke n'umusaza nyine wa Nyagatare umusaza w'umubyeyi ndamusuhuje cyane we n'inzuye mana bubahwe n'umusaza mwiza cyane kuko nubundi ndi Nyagatare nagomezaga kugenda tujya mu biganiro nkaririmba nkavuga ibivugo bakankunda yubahwe nyine ndabakunda cyane n'umuyobozi waho gudu witwaga Samson ese na Nyagatare warahoririmbiraga twamaze y'imyaka niba ari 3 iyo nshimira perezida wa repubulika ntago ari ibintu biraho gusa perezida wa repubulika Imana izamumugisha twaragiye turahinga turahomba izuba riracana umuntu yabaga yakodesheje gitari ibihumbi 100 agatahiraho inkuru zimugeraho ko abaturage bashonje yohereza ibigori n'ibishyimbo ndamushimira cyane kandi n'inyamasheke yakemuye ibibazo by'abaturage abari bararenganye ibintu byagenze neza cyane uyu munsi rero n'ubundi turacyari muri bya byumweru bitari byiza cyane ku banyarwanda ku bakunzi b'umuziki nyarwanda ku bakunzi ba filime nyuma yo guherekeza Buravani Imana ikomeze kumuhira uko ridashira uyu munsi nabwo n'umunsi wo guherekeza Yanga mukanya tugiye ku sosi kiganiro n'ubundi duhita tumuherekeza Yanga wari umuzi ihangane ndamukunda cyane gusobanura muri filime gusa kubera ko tuba turabo mu cyaro nagendaga nzirebaho gake nari ntagiye kugenda nzirebaho ngereye nyine Kigali mbona amateleviziyo naho ngereye ku ma YouTube nyine yego ariko vava ibi bintu birahisomo abantu gute bo kwitwara gute kuba umuntu aba ari umusitari kuba umuntu aba akomeye kuba umuntu aba ari iki ariko tukabona aragiye tukabona arapfuye bitanga irihe somo ku basigaye ikintu nari navuzeho hari n'undi muvandimwe wigeze kukivuga igihe twajyaga Mageragere isomo dukwiye gukuramo twebwe abasigaye niba umuntu arwaye ukabuza ko yagushimishaga mu munezero wimutererana kuko ageze ahabi dukwiye gusurana cyagiye umuntu umaze kumenya ko arwaye indwara itazakira ukamusura ukamwihanganisha akabasha no kwiyakira kuko twese nihi wacu rero igihe nk'umuntu wafanaga umuvandimwe w'inshuti irwaye ntago dukwiye kumutererana akwiye kumusura kwa muganga yaba ari ahantu kurutabonera tiki ukaba wamuvugisha ukamufasha uko ushobojwe kandi ukamuha ibyiringiro byo gutaha byiyakiriye kuko twese nihi wacu hose ni wacu ndakubwira umwami wanjye nti ngewe ntuzantungure kandi nubwo wantungura uzagende nta muntu ufitanye nawe ikibazo Imana izabigufashemo mu rugendo urimo cyane n'ubundi uri mu kazi hari no tugusanze kuri Gift Restaurant akazi bimeze bite Mana akazi nyine kameze neza gusa hari igihe mba ndi muri office ngira ngo ntanga amazi n'amafanta abakiriya bakaza bakankuramo bati Varatina turagushaka barakuzanye ngo tukubone ngwino tukugurire baguha umureti baguhereza ifiriti ariko akantu k'umureti ushaka kuvuga kunda ubwo rero ngirirwa n'ubundi nzabana nabo ngirirwa mbaherekeza mbageza hasi nagira hariya hasi ngahura n'abandi tukazamukana tukirirwa dufatanya urunana byo ngibyo nirirwa ariko akazi kagakora neza nta kibazo nta kibazo yego reka nshimire na bariya basore bakora Rutongo barambwiye ati turagukunda cyane nta hano muri Gifuti turahakunda nta handi hantu tuzajya tuza kurira igihe ugihari wagize abantu basigaye bavuga ati twari dusanzwe turira ariko reka tuze hano kubera wowe n'abasore bari bavuye Rutongo baje kukureba bakorera Rutongo bari bangahe 3 baraje barira hano baranahanywera n'abakiriya beza cyane nta bantu baza bagasiga amafaranga agaragara byiza cyane Imana nawe baho umugisha barambwiye ngo bazanjyana iyo bakorera ngo banyinjizemo ngo ndebe habiki mu ruganda aho bakorera abacukura ibigendanye n'amabuye y'agaciro ntacyo uzasaba uruhushya uyu munsi se ntabwo twari buherekeze
mana numva najyayo ariko kuko bose nyine abadahari akunda kuza hano gake ngo musabure ubushya hanyuma rero tugusabire mwaba mukoze no gutinya kumuhamagara umuntu abonye reka nitusoze ikiganiro ndamuvugisha mubwire ko byaba byiza ugiye kuherekeza abavandimwe ugiye gutabara ndabimusaba kandi nawe nzi ko ari bubariyo ko nawe turi kubivugana ubwo turabuza kumuvugisha nyuma noneho rero ati ku kazi bigera neza reka tujye ku bihangano byawe reka mbanze nkubaze ku kijyanye na YouTube channel yawe ubu ufite YouTube channel ariko nta kintu kirajyaho oya nta kintu kimwe kirajyaho ninde wayigufungurije ngenda nshyiraho ninde wayigufungurije ni bamwe mu ba DJ bari hano hari yorayira yari yaramfungurije guhindura email bikananira ubu email ariko urayifite na password wowe urabyifitiye bituma nongera gukora indi ni byiza cyane yitwa ngo iki channel yitwa Dorimpara ubwo uraza kumpa link tube duhaye abantu batangire bakore subscribe harya indirimbo yamaze kurangira i Roma yararangiye hari umumastera wari waje ngo tuyikorane hamwe na padiri ngo rushigaje kingo yari yabwesa mva ngo muri Emi ngo tuzayikorana noneho kuko iri ya audio nayikorewe n'umuntu wo muri Amerika aranambwira ati nzayikorera amashusho ariko nyuma yaho ngo aza kuhura n'akabazo bituma nyine tutaguma kuvugana maze akumbwira ati nta kibazo nzayikora niba umuvandimwe ahuye n'ikibazo nanjye nzayikora nta kibazo biranezeza cyane ndavuga nti igihe yazinjiza icyaba kivuyeho twazagabana nyuma yaho uraza kumbwira ati ntago nkiyikoze keretse ninyikora nkayishyira kuri channel yanjye noneho ndavuga se mana ko nakubwiye ko nashaka kuzasandaguza ibihangano byanjye ko nagiraga ngo mbyishyirire kuri aka gacano kanjye nari nkoresheje nayisizeho audio aho kugira ngo ngume kurirwa mbeshya abanyarwanda mbizeza indirimbo ko yarangiye nayisizeho audio uzayikurikira akayikurikirana ni ngombwa ngo nzayishyireho igaragara nuko ndavuga nti nzayishyiraho audio noneho izo nzajya ngenda nkurikizaho Iroma yararangiye ko nabonye uri muri studio uri kumwe na Masera nyine twari kumwe turi gupanga iby'amashusho ntago mwayikoranye yaraje nyine kuyumva uko imeze turirimbana kwa kundi gusa ariko ntago twigeze tuyikorana ashaka muzakorana remix yawe ya kabiri yumvaga ko nyine yayigaragaramo n'uwo padiri rushigaje Iroma ni indirimbo nziza cyane ndashishikariza abantu ko niba yobona no bazavuga ati Valentine ndiri muri kwa Emi Pro no mu producer ukora indirimbo z'abakatolike zigiye niwe yakora niwe uri gutunganya indirimbo nizere ko noneho nta kuzongera kumva ngo hari umuntu wakoze indirimbo yawe ayishyira kuri channel ye ibyo ntabyo ushaka none se arasaba iki tutari twava ngaha abantu badukurikiye abantu badukurikiye ukuri kuvuga ati baramfashije nkora audition ubwo byumvikane ko ukeneye n'umuntu ugufasha mu gukora video mu gukora amashusho amfashije mu gukora amashusho byaba byiza yego cyane kuko uriya mugabo yari yemeye ko ari bumfashe gukora amashusho ariko mu gihe kihwanye wenda nk'ibyumweru 3 cyangwa ukwezi ariko yavuganye na Yemi ndavuga se ndaguma mbeshya abanyarwanda buke ngo nzayikora ku wa kabiri buke ngo nzayikora ku wa gatanu nakoze ibyo nshoboye nkayishyiraho audio bitekerezaho gutyo yego ugira gutya ejo bundi Irene arongera wongeye kuvugana na Bruce Melody mwaravuganye twaravuganye ariko nimero wari utunze se wajya guhamagara wasanze yari we niwe ngewe ntago njya nkunda guhamagara umuntu usanga abafite nk'ibintu byinshi cyane ngo muhamagare mucokoze ndayibika noneho igihe cyagera nkaba namuhamagara nkamusaba yambwira ati hoya nta kibazo yambwira ngo yego ntiyego
n'ubundi nyine yarayimpaye ndayibika yimpera kutirirwa muhamagara yimpera kutirirwa mwandikira message z'amafuti yarabikubwiye oya yego nta kintu yigeze ambwira ahubwo wowe nkawe warabikungira nk'umuterankunga wanjye yego ni benshi bakunda no kumamagara bayinsaba kenshi na kenshi nkababwira yuko nta burenganzira mfite bwo kuba nayibaha niba bagusobanurira Bruce Melody igihe nta muntu umushakira ikintu yego kigaragara yego abari abashaka mugani kumubuza kwikorera akazi rw'abafana aha rero ikindi kintu hari ikindi kintu azagufasha twari twavuganye ndamubwira nti ndashaka gukora iriya ndirimbo nkongeramo imbogo bambe ingagi nkongeramo izindi nyamaswa arambwira ati nta kibazo tuzavugana n'imvi Burundi yego yagiye kujya Burundi afite igitaramo muri igitaramo n'imvayo nibwo tuzavugana wow ese uretse kandi rero buriya hari ukuntu Imana iba yarumvishe nko gusenga kwawe ikaba yagucishiriza nk'umuntu bugufi ariko bitavuze ngo wamumenyera yego ukaba se wone icyo uvuga narinzi ko ushaka kuvuga ngo nanjye rero uri umusitari bambwira bati muzakurane kurabo ariko ndahamya nashidikanya ko kuba baratubonanye ni imbaraga zaturutse ahantu hakomeye yego bitavuze ngo namumenyera ntabwo ari ibintu wasizemo imbaraga njyewe nta mbaraga nabisizemo ni Imana yabyikoreye kandi si ukuvuga ko yaje kundeba kuko yampisemo ngo aje kundeba kuko ankunze ahubwo yaje kundeba nko guca bugufi aza kundeba nk'umwana wo mu cyaro ampereza agakoni kandi kazangeza ku iterambere ubwo rero mba nanga kuguma muhamagara kugira ngo atabyita nko kumumenyera okay ati ntabwo ari kora ariko nayo yayiguhaye byaba ari byiza byaba ari byiza ariko akayimpa abishaka bitamubangamiye mbese ya ariko urumva ukuntu uzi ubwenge ati ngenda mutse mbimusabye abantu ashobora no kuyima ariko akayima bitamurimo avuga ati reka mbikora abantu abafana banjye basi batavuga ko nirata zara umusari muri aho ukabona arira akwiraseho mwana ntawe nuko ntawe buriya ninde wundi mwarimu mwahuye muri iki gihe uri umaze muri Kigali uretse Bruce Melody kurase Mbabazi we si umusitari Mbabazi ni umusitari buriya Mbabazi nawe ntabwo ajya yirata na super manager Mbabazi ntabwo ajya yirata kandi ntabwo mbese ajya yishyira hejuru nawe ari no mu bantu bakubonye imbere hari undi muntu ukora ikiganiro cya mbere Roza Mbabazi yakoresha ari uwa kabiri bisa nkaho twaburanye Mbabazi yaje ari uwa kabiri ariko Mbabazi niwe wazuye ibintu byose buriya yego niwe wakuririmbishije twa turirimbo n'ibiki twagiye tumenyekana kuko twakoranye ibiganiro kenshi ninde muntu bari babahuza nawe cyangwa se wari wahura nawe umusitari ugatungurwa nawe nyine sibye nawe abandi bo biba bisanzwe mu kanya wari uvuze ngo hari umuntu wemeye kugufasha gukora iriya ndirimbo yawe biri no mu bintu binzanye hano ejo bundi bose yarampamagara ambwira ati vava bamuhaye ihene ndavuga na mpayinga vava amatungo azayashyira baguhaye ihene yaraje nyine ninde wayiguhaye n'umuntu wari uriya muntu ariko abahanzi ni nk'abavandimwe be yego yari ari kumwe n'undi nanone witwa Alfredi nawe uba muri Amerika baraza nyine baza kunsura numva biranesheje cyane umwama madamu we ngo tuvugane madamu we nawe arambwira ati nzagufasha ugiye kumva rero numva aravuga ati nakuzaniye intama kandi ndava hano nyiguhaye numva nyine biranejeje cyane ndamushimira ubu se yageze intama wayigejeje Nyamasheke cyangwa iracyari ubiraziritse nayigejejeyo ariko barambwiye bati tuzajya kuyikurebera ku wa gatatu cyangwa ku wa gatanu umunsi w'isoko narayohereje nyine kuri telefone ayohereza mukecuru wanjye akagenda akangurira
ni byiza cyane ubu amatungo ari kugenda yiyongera nyamara bino bintu biri mu Imana ni nawe wemeye kugukorera amashusho y'indirimbo i Roma yari yanyemereye kunkoreshereza i Roma ubwo rejo ngo ahura na Yemi baraganira ngo amuha igihe ubwo rero igihe rero amuhaye mbona kiri gutinda kandi abantu indirimbo baguma bayinyishyuza ndavuga ni nabanyisizeho radio n'ubundi kuko afite indirimbo nyinshi n'ubundi yazaza nkakora indi video ukayifata wanakora yindi indirimbo dore imbogo cyangwa na video nkayifata ariko dore imbogo ntago uratangira kuyikora oya niyo ngiye gukurikiza ugiye gukurikizaho siyo Bruce Melody azakwishyurira ntago twigeze tuvuga ari yazakwishyurira dushimangire ko azayinyishyurira yambwiraga ko azagukora indirimbo azamfasha ubwo rero boss nawe numva ejo bundi arambwira ati witegure ati nko mu minsi 3 ukora indirimbo rero nawe boss hano kuri gift nawe agiye kugukora indirimbo yari yambwira ati witegure nko mu minsi 3 ukora indirimbo nawe numva ari kuzana nka projet zo kukagera projet yo muri Nyungwe projet yo mu Birungu numva bivugaho nyine gutyo ni byiza cyane nzabikunda ibyo bintu urumva ko ibintu byawe biri mu Imana biri kugenda biza neza bijya mu murongo n'ibiki ubu none ariko nta bibazo ufitanye n'abantu by'abandi bazaga bakugonganisha n'abantu byararangiye nta kibazo ubu uratuje wibereye mu kazi bava rero hirya reka turebe hirya y'umuziki hirya y'ukuri kumenyekana ari gukora umuziki nanakunze ko ufite umutima mwiza ufasha abantu iyo ndi mu biganiro hari message mama ajya yego ariko buriya niba iri ku ruhande rwa guverinoma ndashimira leta y'u Rwanda yadukoreye ubuvugizi bwo kubona ubwisungane bwa mituweli mama ajya ambwira ati igihe uzaba uri kumwe n'itangazamakuru uzajya ushimira guverinoma ushimire perezida wa repubulika cyane kuko yampaye mituweli byangwa n'ibiganiro nkibagirwa akaguma bimbwira binyibutsa ajya bikwibutsa ese ibiganiro byawe barabireba barabimwereka telefone gutyo ndabashimira rero ndashimira rwose ubuvugizi bwa guverinoma nukuri bwagize baduhaye ubwishingizi mu kwivuza Imana ibaha umugisha noneho bivuze ko vava ubu ngubu nta binavuze ngo n'undi muntu wese waba ufite akantu ko kukwihera mugani wa Fabrice niwe ushobora kuvuga ati vava we mu mutwe ejo niko yari kuvuga ku kiganiro yakoranye na Yago yaramubwiye ngo yahuye na Yago kuko hari abantu bakunda kumamagara ngo bambaza nimero za Yago mana yanjye urumva ngo bati yaramubwiye ati inyamashiki twe nta mikino tugira tuzarebe vava dore imbogo mu mutwe yabibereyemo akagurube agakwavu agakoko ngo mu mutwe ya Fabrice yaravuze ngo vuba nta kiri kiganiro abafite bari kwivugira ngo nigurira akagurube nigurira inka nyine nibyo hari uko uba warakuriye nko mu buzima bubi mukirwa wenda nko mu bujumburure n'abandi bana mushenga imishibuka mugira gute muri guceba ibijumba ngo mwotse muri Nyirankono ndetse wanakura ugakurira muri ubwo buzima ukajya ubona ibyo biraka bikugoye cyane ko ubutarize sibye ko nabize twahuriraga mu ibyo biraka ubwo rero ugize amahirwe ugahura n'itangazamakuru uragerageza ukavuga ngo nahuye n'umunyamakuru uyu yampaye 20,000 none 20,000 nabigize nte ku buryo nzasubira mu rugo nkasubira gusaba ikijumba buryo nzasubira mu rugo nkasubira gusaba igisheke kandi narindi kuri rwa rwego rwo kujya mu murima nkabwira umuturage nti mfite amafaranga 1,000 ndashaka ibisheke bava bigeze ubu ngubu kuririmba bigahagarara nakazi uri gukora bigahagarara bava byibuze yavuga ko hari ikintu yamaze kwigezaho nubwo wabonye ko ejo bundi byasaga nk'ibihagaze ariko naravugaga ngo ndahirira yanka ngezeho kandi nyuma y'amezi 6 ndayijyana mu isoko mvanemo umwenda nongere ngure n'indi hene kandi nanone n'inka nanone nongere nyigure niba ikimaze ukigusa 3,5 pakijyana mu isoko kikagura 400 uri buguremwo umwenda w'10,000
uguremo ihene y'ibihumbi 30 cyangwa 40 n'ubundi cya gishoro wayiguze kigumeho wongera ugura indi kandi uboneho inyungu y'icyo ukeneye ugure n'akandi gatungo kawe. Ubu inka zibaye ebyiri n'izindi ziracyaza. Iwacu nuko tworora uragenda nyine wayimarana amezi 3-4 ukayigurisha kandi wegereye isoko. Isoko ryo mu rugari isoko ry'inka. Nuko tugenda tworora babonye ifumbire nk'ibibangurira hakagira umuntu uzati nguhe 5. Ubu se ufite umushumba? Ndaziragiza kugira n'amasezerano nkaziragiza aziragiza hafi yo mu rugo kwera mama tazahira zose ngo azive marwane n'ihene. Niba kura cyazifite nsigaranye ruko bene nyine barazizirika nimwe barayinzirikira ariko niyo ngiyo bamaye niyo bagiye gukora ya kabiri. Wow, ibintu bizajya byose bigenda neza cyane. Reka twizere ko indirimbo dore imbogo washyize ibindi bitero wabisezemo iriya ndirimbo use yego noneho nyine ngende nongeramo ibindi bitero naho bariya bavuga ngo nongeremo ibindi bidafitanye isano n'inyamaswa. Niba wakoze ku indirimbo igendanye no ku nyamaswa ni ku nyamaswa rero kugenda wongeramo ibindi bitero byo hirya numva nta n'impamvu ariko abantu bashaka kugucanganyikisha ugasanga ahubwo n'ibyo wari wakoze mbere urabyibagiwe. Wow, ni byiza cyane. Hano hagera ryari mu gitondo? Hari igihe njya ntaha nka 5 kuwa gatanu batashye 9. Ubwo nahageze 7. Iyo natashye 3 mpagera 4. Iyo natashye 1 z'ijoro. Akazi kawe kaba karangiye. Nyine iyo watashye n'injoro cyane ugera hano nka 5 cyangwa 7. Wowe hari abantu baba bavuga ngo se ngo Vava yaza akaduseriva kariwe tuba dushaka. Barabivuga benshi najya nahariya ku maduka yo hanze bakambwira ati uzajya utuzanira ibyo kurya bajye bagushyira ibiryo muri tekawe utuzanire n'abandi bakozi bo muri Tekino bakora hariya hirya. Bo bashaka kuzajya uba hari ibintu byinshi ariko umaze kumenya kubijyanye n'akazi. Ngenda mbimenya nko kwakira nyine nk'umukiriya niba afite igikapu kimuvuna ukamenya kukimutwaza ukamwereka nyine aho yicara nkabanza nkamuhereza nyine igitabo agahitamo ibyo ashaka. Yego nuko nyine ngenda mbimenye. Wow, ni byiza ndabikunze cyane kandi n'ibindi byose bizagenda neza cyane. Amakuru ya Sheri wanjye se ntabwo njya mvugana nawe reka ese ubukwe buzataha ntabwo njya mvugana nawe biba ari ibisanzwe biga bya bindi byo mu cyaro ariko ntuzahinduke ndagusabye wari ufite mbere abari uzagumana batazazana bya bindi byo kumva ngo kubera ko mbaye umusitari umuntu twajyanaga kwahirira inka umuntu twajyana uriya ntabwo twajyaga tujyana kwahirira inka da uriya ni umukire reka yihagazeho ariko ubu usenga Imana ngo izabigenze neza. Oya nta kibazo mama nimba nkiriho ngihumeka izamushaka ariko izandinde kuba muri burende ndinde kuba munsi y'igiti imuma afite icyumba kimwe nge mbonaho nshira ishuro mbonaho nyiteke kuko ni uvuye guca ishuro umuntu araje ativira mu nzu uzubunganya uburiri bunganya inkono nyine ni ikintu kiba kitari cyiza. Nese abantu b'i Kigali bose babaho bakodesha abaho bakodesha ariko nta n'impamvu nimwe yo kwizirikira muri Kigali burya nta bushobozi ufite bwo kuhaba. Niba usanga biza ari ibintu by'ibibazo. Hari umuntu se Kigali ryohana akabona gusubira mu cyaro atari bubishobora. Icyo giye kuryohana nawe ufite uburyo bwo kuyibamo rega. Bava hari nk'umuntu ushaka kuva mu cyaro yabona ibyo gukora byanze n'iki urabizi abakobwa ukajya hari ukavuga ati reka njye ku muhanda nje nshaka abagabo. Biba biterwa n'umuryango avukamo cyangwa nuko ababyeyi be babimwemerera. Ariko ikintu cya mbere abantu bangira kuza mu cyaro ngo nuko ngo uhinga ngo ugasa nabi. Ese nyine uraguma i Kigali uguma ukarabye wisize uguma ugendagenda rimwe bazavuga ati uriya ni umunyamitwe agira siyasa kuko ntago nzi niba uzajya gusaba umuntu kabiri ufite amaboko abiri ngo areke kukubwira nabi. Azakubwira nabi kandi nakubwira nabi azabakubwije ukuri. Ngewe akakanya nubwo nava aha ngaha nta cyatuma ntajya mu rugo ngo mfate nyanjuro n'umufuka nahiri
nta cyatuma nafata agasuka igihe mfite 60,000 ngo ngiye kwikodeshereza ikaro mu gishanga nihingira umuceri kandi wa muceri nzasaruramo imifuka 5, 3 cyangwa 2 n'igice ugurishe nunguke icyo gihe nzagenda nshake gusa neza ngiye ku muhanda nshinge hoteli munsi y'icyayi n'iki nirindaza cyangwa se ngikarengera ngira igitara cy'iki cy'inkweto nk'abandi ntabwo wagera ku cyiza utanyuze mu kibi ntiwasa neza utabanje gusa nabi wigeze ubaho usa nabi kandi aribwo buhamya nazamutseho hari igihe najyaga mva nko guhinga hari umusaza nakoreye cyane witwa Reveriyane Imana imuhumugisha w'Igacumbi hafi yo ku kigo nigagaho agakunda kuma akazi akanyishimira kuko najyaga mbagara impusu nkazuhira neza nkabagara imyumbati nkayuhira neza ubwo nkayibagara numva nishimye naho numvaga ya ndirimbo ya Bruce Melody nyine nabaga ariho ndi mu myumbati ndi kubakara n'agasuka akankunda kuko narahabaraga nkahanoze ambwira ati wowe uzajya ukora ahantu hatoye ariko urwira rumaremo noneho saa 7 nizigera witahira agenda nkamukorera akamenya ngo saa 6 bungaburire nkataha saa 7 mu gitondo nkasubirayo akama amafaranga y'ibyumweru 2 cyangwa se y'ukwezi akayampera rimwe agenda mu isoko ngashaka kuguramo inkoko ngashaka kuguramo imyenda ngashaka kuguramo telefone ariko navaga guhinga imvura yaguye yanyagiye nahura n'abana twiganye bakabona nsa nabi bikantera agahinda ariko komeza mbwira Imana nti ni wowe uzi byose ntago nigeze niga ndahura n'abana twiganaga bakabona nsa nabi bamwe bakanyakura abandi ntibanyakure icyo wangeneye nicyo kizambaho ariko icyo ngusabye nuko uzampa igishoro yego irakuzamuye rero isengesho wayisabaga n'iby'igishoro nuhura n'umuntu akakubwira ngo ndakwishyurira imiziki akaguha amafaranga ngo genda wishyure imiziki irinde kwishyura ya miziki kuko hari igihe uzayishyura ukajya wirirwa ubyina ugatahiraho ahubwo banza usubize rya sengesho wasabaga Imana kuko uzabona nk'abantu babakiraho bateraniye bavuge bati Valentina nta mafaranga tuzongera kumuha ntabwo tuzongera kumufasha kuko turamufasha amafaranga akayapfusha ubusa turamufasha akirirwamo inzoga turamufasha akirirwa mu kabari ntagire amafaranga muzongera kumuha ariko umuntu wabonye yanka aravuga ati Imana ishimwe mama wabona ifumbire Imana ishimwe nihagira umuturanyi ufite 5 akaza kutira kiriya kimasara asiga 5 mama abona iki umunyu umubyeyi wese ashima ibyo ngibyo okay ni byiza cyane reka dushime Imana ko ibyo byose byagenze neza ariko nanone reka wenda mbere yuko dusoza ibyo byose ngo rwari urugendo kandi rwaguhaye isomo ry'ubuzima ryaho wavuye ndetse naho uri kwerekeza heza imbere avuga ati nakora iki nakora ibi nakora ibintu byose indirimbo yawe dore imbogo hari ibindi bice wongereyemo nari ibindi bice nagiye nongeramo ariko nabyo nyine ni inyamaswa n'amazina y'inyamaswa kandi wongereyemo ngenda nongeramo nk'intare nkagenda nongeramo ingagi hari uburyo ushaka kukaririmbaho twumveho gato ndabanza nzayitegure neza cyane ko maze n'imisi ngo muhogo nameze neza ariko nibyo ngenda nongeramo ugera utwongeramo ntabwo wakaririmba ubu nta kibazo hari utunyamaswa dutoya tubiri tuba hariya muri parike y'Akagera Nyiramuhari dore imbogo dore imvubu dore impara dore intare dore inzovu dore ingagi dore impara dore imbogo hari igihe twabaga turi kuri ntayiko tukabona indege ije guhinda inyamaswa dore imbogo dore imvubu dore impara
ibyo byiza n'ibya leta y'u Rwanda. Okay, iyi ndiri uyu muntu uramuzi? Uyu mugabo rero yaje kwaza kureba Rayira ngo amubere manager. Noneho ndi muri isoko ry'inka ngiye kumva numva barampamagaye ngo ya ndirimbo yawe ngo tugiye kuyisohora, ngo tugiye gukora surprise ngo tuyisohore, ngo uzaza ngo wongeramo ngo andi majwi. Nta kibazo. Ubwo mbere yuko ntandukana nabo ngiye mu rugo, abanyamakuru barampamagara bati manager wawe yavuze ngo ya ndirimbo ngo azayisohora, ngo yarayikoresheje ngo azayisohora. Kuko numvaga yuko nta muntu ushobora kuyisohora yitiririye kandi ari yanjye, ntago nigeze mbyitaho. Nuko namubonye yaje kureba Rayira, ni nayo makuru numvishe, gusa ntago muzi, gusa nuko numva ngo n'uwi Butare. Kuba yararirimbye indirimbo yawe sereka wenda twumva gato abantu babyumva. Okay. None se nta kibazo kuba barafashe indirimbo yawe bakayisohora bakayijyana hanze? Yewe Valentina, sinjya nigeze nkubwira ko ntajya nkunda ibintu by'intambara n'ibintu by'amatiku. Nge ntabwo nzaza ngo ndeka aka kazi Imana inyeretse nkate ngo ngiye kurega. Nimara kujya kurega mbere ku wa mbere njya kurega ngere ku wundi wa mbere. Nimba yari umushonji akumva ko kuba koze icyo gihangano cyanjye hari icyo biri bumugezeho, nukuri nakigereho. Cyangwa ubyita ko bashaka kuzamukira ku izina ryawe? Nakigereho niyumva ribura rizamukireho rizamukireho, narizamukiraho bigakunda rizamukireho, kuko ngewe nazamuwe n'Imana. Nazamuwe n'Imana, niyumva azazamukira kuri ngewe umuntu akazamuka, azamuke. Kandi icyo gihangano yakoze niba hari icyo kizamwinjiriza kikagira icyo kimufasha mu buzima kizinjire. Nge numva nta mpamvu nimwe kubigira intambara. Super manager mwariyunze? Kandi nta kibazo, nge nta muntu umwe njyangira. Nabonye uri kumwiyama mu minota 30 yarakaye. Mubwiza ukuri. Yego. Uriya muntu mwubaha nka boss wanje. Yego. Ariko iyo hagiye kuza ya magambo yo kubivanga vanga, nyine niko baba bapanze, niba ari ubutwiko bwabo niba ari iki niko baba babipanze. Ariko ngewe numvaga ko atanyihakana, nuko yari yamfashije, numvaga ngiye kumushimira, birangira avuze ngo ntugambera mbonye. Ngaruka kuvuga ngo naraye iwe simpazi, anubwo nari nahakandagira, gusa ndajyamushabira. Bwira abantu bakeneye, abantu wavuze ko icyambere ushaka kaba ushaka ubufasha bujyanye nuko wakora video y'indirimbo yawe i Roma. Ariko ngewe nkunda kureba impande zose nkavugisha ukuri. Uhora umuntu akora ikiganiro avuga ngo ubufasha, ngewe ikintu cyambere narabwiye Imana mbabarira unshakira ikintu nkora. Undi ndaguca inshuro, ndimwe ndaca inshuro imvunnye kandi nanije. Shakira ikintu nkora. Impereza imashini, buracya impereza inka. Rero hari abantu bagira uburenganzira bwabo, babona ufashe mikoro gutya ngo uri gusaba inkunga bakaba bagira gute babivuga mu biganiro. Iyi ndirimbo ndamutse nyisize kuri channel yanjye itagaragara, noneho uriya mubyeyi nk'uko yabyemeye akabyemera turi kuganira akayinkoreshereza, nyuma nkakora amashusho. Safi Valentina rwose munyarwanda aho uri hose, ikibazo nari mfite cyari ikigishoro. Ese nta muntu nta kibazo ufite ko hari umuntu wakwiba ibihangano byawe? Nta muntu wabyibigenza, banabisize kuri cana tazi password yanjye. Reka mbanze mbwirize abanyarwanda ukuri. Rwose burya hari n'ukuntu umuntu bajya bamufasha akaguma akagira gute akakanya indirimbo itagaragaye pe ngo igaragare, amafoto abonekane, nta cyatuma itumvikana mu matwi y'uyikunze kuko ihari. None makakanya nta muntu hari wo kunkorera amashusho. Mana yo mwijuru, ntago nagushinza ngo ntiwampaye umutera nkungu nkorera iki amashusho. Uriya mugabo yarabyemeye, aravuga ati nza gukorera amashusho. Ndetse nimba hari undi wumva ko
yamfasha nta kintu bimutwaye yamfasha ariko sinkirirwa ubusa ku buryo nyine naguma ngayisha Imana yanjye abaye hari uhari ngo afashe amashusho sava atanahari nayikora kuriya bisanzwe kandi wa wundi uyikunda mu matwi ye n'ubundi yayumva kuko umuntu afata kamera mikoro abwira abantu ngo nimuzane ibyo nabyo ni ibindi bintu tugomba gukora ibyo tugezeho ibyo tutarageraho bikaba biri uruhande rumwe. Okay, Bava reka ngushimire cyane urakoze. Nimero ya telefone ni he nimba wayibwira abantu badukurikiye? 078 78 46 15 Genda sabura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire